Sone umuntu uturuka Nyabwishongwezi tumwe na Simon akivugira icyongereza cyinshi. Hose ujye ugerayo wa dictionnaire cyangwa uri ntu. Ngewe n'igifaransa, igiswahili n'icyongereza. Munganirize gato. Reka tuganire mu giswahili. Oya mu cyongereza rero cyo bahiri imbere se. Byose twabiganira. Reka tuvange byose. Tubanze igifaransa icyongereza. Reka tubanze icyongereza. Igiswahili turakikuza. Yego. Ariko n'igifaransa turakikuza. Ntacyo mbona kijyamo nacyo. I am Brandon Simon, I'm very happy to meet with you, dictionary. How are you? I'm fine. I'm sure? Good. Why are you good? Why? Because I'm feel okay. I have eaten food. Okay, to what extent you just say you are good while I'm not good? Sorry? To what extent you say you are good while I'm not good? Explain. Come on, so? Come on. It's not telephone, it's just... Yes, keep on going. To what extent you say you are good when I'm not good? Yes. You're talking with me and you are good and I'm not good. Why? Why you are not good? Can you please buy me something because I'm first try, I need something to drink. You can take one. Tell him, they're giving me something. Tell him. Hey, if you hear me, tell him. Something there of to drink. Tell him. We told. Hari ugiye kugera irukara kuri kaminuza nta Nyine bitubwire nta kibazo. Ariko mwihore buretse mudeviya cyane. Okay, hari ntaruka. Sinanone mbasuhuze abakunzi bacu bakunzi ba Pastor Manase ndetse n'abandi mwese muri rusange mbabwire ngo mumeze mute ko twebwe dushima Imana cyane. Ngarukanye dictionnaire umupira mwiza wa mauve. Hano se kuki? Ntabwo mbireba ngewe. State playoffs. Mwebwe nimwe mu bamubireba. Base ugura ibintu byanditseho. Ngewe baranyambika je ntaho niyambika. Kereka abakene mwebwe mujya kugura imyenda y'igihumbi. Ko cy'umwana muto bamwambika. Ngo abakiri muto nyine. Kuki bamwambika nyine? Abakiri muto ntago aba yamenya kujya abari kibondo abakiri muto. Nta bwenge aba yarakagira bwo kwiyambika. Kuki umuntu muto bamwambika? Kuko abatazi kwiyambika. N'icyo gisubizo ndakaga. Ntago babishoboye. Ngo abakiri muto akiri kibondo, jomva ngo mbari kibando byose n'iki. Ngewe rero baranyambika nani? Noze oya. Niba kukwambika tuvuga. Noze harwaje mu rwo kugushyiraho umwenda. Oya. Umwana muto bamurambara akaboko, yose bakacishamo umwambaro kugeza mu mutwe ni impamvu nta yindi nuko atazi kwiyambika. Nanjye no rubwo ntago umuntu cyakongera. Wowe niba kwambika oya. Wowe bakweke imyenda ukanahitamo ubushatse. Mu gihe umwana we nta nubwo mengo ndagena uwo. Hanyuma dictionnaire umuntu uturuka Nyabwishongwezi tumwe na Simon akivugira icyongereza cyinshi. Hose ujye ugerayo wa dictionnaire cyangwa uri ntu. Ngewe n'igifaransa, igiswahili n'icyongereza. Munganirize gato. Reka tuganire mu giswahili. Oya mu cyongereza rero cyo bahiri imbere se. Byose twabiganira. Reka tuvange byose. Tubanze igifaransa icyongereza. Reka tubanze icyongereza. Igiswahili turakikuza. Yego. Ariko n'igifaransa turakikuza. Ntacyo mbona kijyamo nacyo. I am Brandon Simon, I'm very happy to meet with you, dictionary. How are you? I'm fine. I'm sure? Good. Why are you good? Why? Because I'm feel okay. I have eaten food. Okay, to what extent you just say you are good while I'm not good? Sorry? To what extent you say you are good while I'm not good? Explain. Come on, so? Come on. It's not telephone, it's just... Yes, keep on going. To what extent you say you are good when I'm not good? Yes. You're talking with me and you are good and I'm not good. Why? Why you are not good? Can you please buy me something because I'm first try, I need something to drink. You can take one. Tell him, they're giving me something. Tell him. Hey, if you hear me, tell him. Something there of to drink. Tell him. Ofutu dictionnaire umuntu uturuka Nyabwishongwezi tumwe na Simon akivugira icyongereza cyinshi. Hose ujye ugerayo wa dictionnaire cyangwa uri ntu. Ngewe n'igifaransa, igiswahili n'icyongereza. Munganirize gato. Reka tuganire mu giswahili. Oya mu cyongereza rero cyo bahiri imbere se. Byose twabiganira. Reka tuvange byose. Tubanze igifaransa icyongereza. Reka tubanze icyongereza. Igiswahili turakikuza. Yego. Ariko n'igifaransa turakikuza. Ntacyo mbona kijyamo nacyo. I am Brandon Simon, I'm very happy to meet with you, dictionary. How are you? I'm fine. I'm sure? Good. Why are you good? Why? Because I'm feel okay. I have eaten food. Okay, to what extent you just say you are good while I'm not good? Sorry? To what extent you say you are good when I'm not good? Explain. Come on, so? Come on. It's not telephone, it's just...
Yes, keep on going. To what extent you say you are good when I'm not good? Yes. You're talking with me and you are good and I'm not good. Why? Why you are not good? Can you please buy me something because I'm first try. I need something to drink. You can take one. Tell him, they're giving me something. Tell him. Hey, If you hear me, tell him. something there of to drink. Tell him. Offer to drink. You can bring the. You gonna buy it for me? You gonna buy something to drink for me? Yes, I. Are you sure? Yes, I own. Really? Come on, give me something to drink. Because Yes. he said, Daction, I'm gonna They pay. can give you. He said, you're gonna They can pay. give you. Tujye mu gifaransa. Aya ni mwambu. After interview. I love it when you talk. It's something good. Something good. Because when you trust yourself and you try to speak, that's so good. And when you say, repeat Tujye mu again. gifaransa. Wakamamariza igifaransa noneho. Comment ça va? Bien, bien, bien. Où vas-tu? Ugafashe iyo ugeze mu bintu utazi uvuga buhoro ndakuzi. Je vais en carrière Sindondera. Comment la vie? La vie est très très bien. Toutes les choses pour moi, c'est très bon. Mais ce n'est pas toujours. Oh. Merci, Toi aussi, merci. tu es bien? Eh, ça va bien. Pourquoi tu as démiré pour faire la conversation avec moi? Parce que. C'est la première. Dis à moi. C'est votre état. Parce que je vous demande comment la vie. Ah oui. Ok, la vie, ah oui. Ndahimana neza neza. Est-ce que tu es étudiant de français ou tu es enseignant de Areka français? tujye. Tu es étudiant? Voilà. Hanyuma tuye mu giswahili. Cyo ntabwo wakinanirwa. Jya mu giswahili. Habari za siku. Mvuga cyane ari. Habari- Wagize isomo Habari tugabanyije. za siku. Habari za siku ni nzuri sana. Nzuri sana. Umekula? Sana. Umekula nini? Nakula takula matoke. Do you have wazazi? Wazazi ni nini? Wazazi you gonna Kiingereza na Swahili? Yes. Oh. Do you have wazazi? Niko wazazi. Bariko wapi? Nyumbani. Nyumbani is where? Nyumbani ni wapi? Nyumbani Eh. nyumbani ni Ndela. Ndera. Exactly. Lugala. Exactly where? Ndela. Ndera. Yes. Exactly where? Ndela Gasima Center. Okay, asante sana. Afurahi sana. Tujye mu Rugande uraruzi? Hapana. Ntabwo arashobora. Nagerageza ariko ndiyamiriye Dictionary. ndi mubi. Uri Come on, mutara, oya, mu kigande ujya nagene neza, nta neza. Okay, akagande reka nkwaza akantu gato. Akazi uyu nguyu Rugande rwo. Katonda alinegulunesi omungaloze. Ngenzi runyankore. Nundi ni kinyankore. Musa engaro ni iki? Surunyankore n'ubundi ntabwo. Katonda alinegulunesi omungaloze. Imana ifite isi n'ijuru mu biganza byayo. Alinegulunesi. Ako ni kazimo. Écoutez. Nibyo nakubwiye. Alinegulunesi omungaloze. Alinegulunesi. Kuko rwose Uruganda avuze Urunyankore nabwo ntabwo uruzi. Uruzi igiki? Simanyi. Aha aho ugiye mu kigano mu Ruganda noneho. Simanyi. Simanyi turakubonye hose. Ruganda rumanyi. Uretse agira kote febreye uwo twakubonye tujye mu Umunsi bisambo mufashe bugwane. tudatuma wigunga kandi ariko dictionary ni ibintu byiza by'ivuguru mukabasha gusubiza niyo wansubiramwe amakoza ka gihumbi igihe kiragera ukabindi yego ikibazo nuko yesa agenda kamera nka korode ako niko kabirero Gute se? nagera mu Ndahimana yes ako niko kabirero Ese nakora content gute? Yaba ngomba kubasetsa. kubasetse ni Simon umaze gukamirika ariko I am so good mu byukuri kuba maze kwishima Manasi TV I really uko nagiye nkubona bwa mbere urabona utangiye gucya mu maso aha ngaha ni mu ijoro ritoya ni ukuri pe Atangiye gucya mu maso gute? Bwa muhungu afite ubuzima busa bwihariye burimo yes Ni umukene. umukene ariko ahubwo ubu nabishoboye Umuntu yazamugura ishati. Cyangwa Bushimye, akaretusha nashimye rwose byihutirwa ntabwo ari leta ntabwo ari nanezerewe leta cyane imyenda mu byihutirwa harimo ibyo kurya kurya nicyo cyihutirwa cyane yego none se byamugendekeye gute mu buzima kugira ngo nawe urumva nawe twabivugira byose byakabaye gusa afite ubuzima bukakaye ari mu bushomeri burimo no kuba waburara kugira ngo ubyumve hari ikindi ubu ntaki niba uri umugabo rero ngo none se ko numvishe yanize neza byagenze bite nyine kwa kundi bavuga ngo niziha bisize kuzinduka kw'inkoko ntikuzibuza kunya ku bitanda zarayeho
yarize nibyo ariko igihe cye cyo kubona akazi ntikiragera Yeah. rero muri iki gihe ashomye nka dictionnaire tuzi neza ko uzi kurwanaho rukomeye mu byo utekereza n'uyu mugabo tuzamushyiremo Yes, kandi kubipangana twabyiranye abantu nka batatu hano bane ushaka kugira ngo ushyiremo ni umugabo mwiza utiyemera wemera ibishoboka yego ndetse ageze hano kuri cano agamije no kwigisha icyongereza basi sibyo reka tubipange mbere yuko tujya mu minsi mikuru tuzashaka kunse kamwe isaha imwe twamusuriwe mu rugo twamusurira hano tukabimwereka ibyo tumuzaniye tuzareba ibishoboka yego ufasha umuntu ntabwo ibintu byinshi warabivuze abo twari kumwe hano nabibabwiye ni bangahe harimo nka Tereza n'undi muhungu ntibuka bari batatu nanjye wa kane sibyo bari batatu nanjye wa kane kujya mu tube batanu zabahagije batanu ni wayivuga ati veni ijana harimo agafuka k'umuceri n'akawunga n'udushyimo kurya wenda ibyumweru bitatu sibyo uzabipange turebe nako nzakwibutsa ari ngiye ningi uzafata iya mbere kubarusha wowe tujye mu buzima busanzwe rero hari ukuntu bamenya icyongereza n'icyako nawe mu mutwe we harahuguse utatuma utabona yakuzimije kugira ngo ahandi yagushobora buri wese agira uko arwana ushobora kuba mu ngume udashobora kuyitera ku mugezi nka Diamond bamubaza agera muri Amerika atamenya icyongereza kama aha ashobora kuba yakuzimije gatuma wumva ubaye jene sibyo numve ugomba kwirekura munyatakire urebe rero tumubaza ibibazo byo mu buzima busanzwe wowe ndakubwiye ngo tuma urwego yari ariho rugire 0 ngiye nanjye kunetralize nibyo nshaka rero ngiye kukubaza niba uri amazi kandi naguhemba nanjye ndacyaho ibihembo nta kibazo rwose njye bemba nabyo kubishyireho bishyireho icyo dushaka no kumunetraliza twumva ko kaminuza yize hari aho tugereka bitagikora yego igihumbi nicyo duhereyeho amafaranga 1000 yego urambwira ibiyaga 4 biri muri Uganda korera 1000 bro ibiyaga biri muri Uganda Rwanyakizinga ihana imbibi na Uganda n'u Rwanda nahikoramo ubwo iki turacyemera niba koko yego turacyemera turaza kureba Rwanyakizinga Karagwe ntabwo iri muri Uganda okay Victoria ikora kuri Uganda ndabyemera ndavuze ibiyaga ni ikiyaga Victoria nta kibazo ni ikiyaga nakemwe bambwiye bine Victoria Rwanyakizinga iki gihumbi sinkirasera kugira ngo sinsinde 500 gusa byanze na Rwanyakizinga ntibanayivugamo none ntacyo ariko iri nakubwira nka Victoria nka Edouard na Albert nindi yitwa ngo Cyoga na za Rwanyakizinga Edouard Albert Rwanda kamenya na harimo na za Bunyoni ibyo okay mubaze ikindi urebe tujye mu bintu byasaba kuba aricaye ku intebe kaminuza gusa bisaba kuba natekereje no mu buzima busanzwe dictionary ndahari ngusubiza tugende urahari ndahari rwose nanjye ndaza kukubaza mu kanya nawe waza kumbaza urambwira mu Rwanda nk'imirenge 2 bacukuramo Nyiramugengeri harimo amafaranga nayo mutipe yamuhe byamfasha 500 Rurindo ntabwo ari Nyiramugengeri kuri mu gishanga cya niba ari Nyakagezi simbizi ariko ni igishanga cyo muri Rurindo nawe ntabwo biyatsinduriye inturi sibyo nese muri nta Nyamugengeri vamo nyene Rurindo twayemeye nakubwiye imirenge 2 yavuze imirenge ntacyo bana navuga uturere 2 mu Rurindo irimo hakaza na Rusizi nayo igishanga cyacu bama Nyiramugengeri nta hantu hava Nyiramugengeri hatari igishanga kugira ngo Nyiramugengeri baho nuko hagomba kuba hari ibishanga byabaye deposited icyo yutayitsize kusa harimo Nyamagabe nako Gisagara ntago wenda uvuga wenda cyane birushkuramo cyane ariko Rusizi ntabwo aburamo Nyiramugengeri rwose Rusizi ntihaburamo Nyiramugengeri byagorana ko yaburamo ntabwo bishoboka ntabwo byagorana abafite ikiragishakira no kuri ya Google ishobora kuza kuguha nkeya kuko mbere na mbere akarere ka Rurindo ntabwo ari akarere wata uvuga nk'akarere kabamo Nyiramugengeri ariko karemo oya kiriya gishanga se ntabwo kibamo Nyiramugengeri umubare w'aka akarere ka Rurindo ni akarere kari mu ntara y'Amajyaruguru gafite imirenge nka Base n'izindi ariko nta Nyiramugengeri izwi nk'ikintu gikorerwa cyangwa cyaboneka muri ako karere
noneho Rusizi si ubwo yaburamo koko mwese kiriya gishanga cya niba ari Nyakagezi sinzi kirahagana he Kamira Nzovu irahagana he na Rusizi ntibayo nta nyiramugengeri muri Rusizi rwose yego ko mana yanjye kandi gisiyoneri ndagukubita urumva rero ko warebye ko ndagukubita usabwa kujya no mu bindi twagiye ngira imigezi 3 isohoka mu biyaga harimo ahangaha yo igihumbi mu Rwanda se mu Rwanda mu Rwanda harimo Rusizi isohoka mu Iraq isohoka muri Kivu yego ibone wo akaza Ntaruka mugezo Ntaruka uraha witonde hari ugiye kugera i Rukara kuri kaminuza nta nyine bitubwire nta kibazo ariko mwihore uretse mudeviya cyane okay hari Ntaruka akaza ntayo nzi pe irananiye pe uyu mugezi wa Rusizi nko wavuze harimo Mukungwa isoka mu biyaga bya Burera na Ruhondo harimo Nyabugogo isoka muri Muhazi na Nyabugogo isoka muri Muhazi okay ubwo nyine aho ngaho mboneye mu mavi ariko ubwo ndabimenye mu mavi twakugoragoje dictionnaire yaje hano atanga amafaranga igihumbi ndakirasa ariko wavuze karangura akantu mu Cyongereza niyo mutabyumvise yavuze atabyumva wavuze nkana wavuze nkana ko ibintu byatabyumvaga oya nabyumvaga wavuze nkana ntabwo yabeshye nabyumvaga ariko twaganiraga ni nkana nabo ryagucitse jya bwangurangura akantu ngo nakaza oya nabyo nabyumvaga urumva se urumva ko ntabwo yabeshye nabyumvaga asaba akantu ngo twagiye rero let's go ninjye ugezweho ngiye kukubaza oya aracyakubaza ibijyanye n'amafaranga rega ture ko wabonamo agafaranga mbarire tworoheje nanjye nkara ko nabona itike nyibura twagiye tworoheje njye ndaza kukubaza ikibazo nugitsinda ndamenya ko ntari umunyabwenge w'i Kigali twagiye ni irihe jambo Yesu yavuze rya nyuma igihe yari agiye gupfa gusa ari mangaye igihumbi nabyo Yesu Kristo agiye gupfa 500 yokorere rya nyuma birarangiye ibyaha byacu gupfa burundu guheranwa n'urupfu ntibizongera kubaho oya ijambo yamani birarangiye yego yagikoze 500 yatsindiye ni igihumbi yavuze oya yavuze 500 okay no problem that's good let's go twagiye dukomeze dukomeze urambwira hoteli imwe iri Nyagatare ndakubwirana nayikubitemo nakoze graduation ivuge nyine Epic Hotel ibyo haramangahe 500 ibyo muragikoreye Epic Hotel ni nziza twagiye Epic Hotel dukomeze urambwira byibuze ibiyaga biri mu karere ka Ngoma mu karere ka Ngoma Ngoma gerageza turebe Muhazi sirimo sikoraho noya Rweru wabyishe ndekeraho mubaza ikindi ibiyaga bibiri nakubwira ari nka Mugesera Sake dukomeze yego twagiye urambwira kama amarifa ndakubwira byibuze byibuze imirenge 5 iri mu karere ka Nyagatare harimo angahe 500 imirenge 5 iri mu karere ka Nyagatare yewe yewe video muri iyo video ni Kayonza kuri video bivuze n'umurenge wa Gahini nabyishe navuga urapfumaguriza Nyagatare ntago nahageze Ni? ntago nahabaye igihe kirekire reka tubihorere urakora icyo gihombi n'ubundi thank you nanjye mumbariza nawe nanjye ngiye kujya amafaranga ashyiraho ni dictionnaire dictionary nta ntego bayishyiriraho dictionary buriya wambajije ibiyaga byo mu burasirazuba kandi buri murasirazuba kubera iki imigezi yose yakagombye gutemba ijya mu majyepfo cyangwa ijya iburengerazuba ahubwo yigira iburasirazuba ibyo bintu biterwa n'iki
niko imeze yose niko imeze majorities usibye itatu usibye Biterwa n'iki? ubuhe Rusizi. Rusizi irengera murengerazuba bw'amajyepfo Yego. ngo yindi tembera iburasirazuba ibaze ko Nyabarongo irakubita Gakenke si mu majyaruguru igakubita i Kigali yego igakubita hariya hepfo ngo ni muri Kigali nyine yego kandi urumva yagiye mu majyaruguru kubera kidakomeza mu majyepfo bwigahita yigira iburasirazuba irangirira Nyabarongo igiye mu Kagera akagera za Ngoma hariya byose yego nuko ari cyo cyerekezo cyayo no explain kubera kibibaho nyine urumva yakagombye itagiye mu majyepfo nkuko icyerekezo kibivuga ahubwo ikazamuka ikajya mu majyaruguru ikava mu majyaruguru ikagaruka i Kigali ikava i Kigali ikajya iburasirazuba biterwa n'iki imiziki ziratemba nyine uko biri kose hari impamvu bitera bijya mu burasirazuba uzi impamvu ijyayo njye navuga ko ari icyerekezo cyayo cy'umugezi nyine kubera iki cyo cyerekezo yagihisemo byavuga n'uko ngora majorite y'imigezi ugiye kuvuga watirwa n'ubuhamya ariko imigezi myinshi na sirope yarakubwira ngo buri migezi la majorite y'imigezi itemba igana iburasirazuba kubera iki icyo mvuze ariko nicyo biterwa n'ubuhaname kubera iki buhaname okay dusipoze mbari bwo buhaname nibwo buhaname kuki noneho ubwo bize mu majyaruguru haba ari hanini ari hejuru kuki none hatirwa amajyepfo impamvu ni uko uburasirazuba ari flat ariko imigezi cyangwa hari nyine uko biri kuki itajya mu majyepfo hitwa ko ari nepfo none ikajya mu majyaruguru ikongera ikamanuka nuko ari cyo cyerekezo kirimo na Rift Valley okay reka ngisobanure kera ubundi imigezi yose yagenderaga mu cyerekezo imigezi isanzwe ijyamo ariko hari ikintu cyitwa isanzwe nuvuga ngo iki ubwo niba ari kumanuka yaramanukaga nyine ariko hari ikintu cyitwa uplift iburengerazuba bw'u Rwanda naho icyaga cya Kivu giherereye habaye gutya iki gice cy'iburengerazuba kimaze kumera gutya za Nyabarongo uretse gato za Nyabarongo zisubira inyuma zimaze gusubira inyuma mu gushakisha inzira zijya mu majyaruguru zigeze mu majyaruguru zisanga haraterera ihita igaruka muri Kigali igeze muri Kigali birangira komeza yatita ijya kire igeze muri zina nce z'iburasirazuba imigezi myinshi itangira kuba deposited ni nabwo buryo biriya byaga byiremye ibyo wenda nabyemera nko kuyampabwa amanota nako nakwibaza ngo Nyabarongo itarasubira inyuma amazi biho ngo ko yacurika paka akisuza inyuma ko yakabeboshya ari inzoka ihindukiye nyine ni igikorwa kibaho igihe kirekire ariko uburyo buhari bwa nyabwo nuko umutingito watumye igice cy'iburengerazuba kibera amagurya mu mwaka rero bakubaza icyo byabaye ryari muri siyanse cyangwa se muri geography ntabwo tujya mu myaka 500 burya fenomene yose kugira ngo ibeho duva ku myaka 1000 tukazamura ariko nagerageje cyayi cy'iburengerazuba uko biri kose wagerageje rwose wagerageje ariko buri ikintu mba ndi gushaka kukubaza ni uplifting na down uramuvumbuye umuvumba wiroha mu Kagera uturutse urebye originalite yayo ni mu Burundi se ni originalite yayo mu karere ka Nyabihu wabyumvise Nyabihu ukinjira za Mimuri gana mu karere ka Nyagatare ikinjirira Mimuri za Gihengeri none guca mu gice cya ruguru ntabwo ujya muri Nyabarongo hanyuma Akanyaru kajyahe karaza kakiroha muri Nyabarongo nayo bigahura na Nyabarongo hari Butamwa bikabyara Kagera bigakomeza bikubita muri Nyabarongo bikaba muri Nyabarongo bigahita byikwita nyine mu Kagera bigakomeza byamara kuba Kagera bigakomeza Nili bikava muri Nili bigakomeza bikaba deposited muri Djibouti ari byo bitanga uki uruzi rwa Nili dukunda kumva ijambo bazungu cyangwa se abanyabyongereza bavuga bati aquatic animals ni kibasha kuvuga iki ni inyamaswa ziba mu mazi aquatic dictionnaire munyigireho byibuze muri Afrika nize barage nini ebyiri zihari byibuze barage suzi iyo bavuze barage babyumva ntago mbyumva ingomero ruriya rwo muri Ethiopia se ni rwaburamo batse ejo bundi oya n'ubwo bundi se rwaruzura neza rwaratashye ariko hari zahozeho ebyiri ndikwibukamo imwe yihuse ngaho subise muri Kongo inga niyo muri Kongo indi hayi kabiri Eswani High Dam yo muri Nili kuri Nili okay ariko generation nayo iraje igira imuzindi reka tunagera ku musozo mbanze ikibazo cya nyuma muri dictionnaire tubone ku musozo ikibazo cya nyuma kuri dictionnaire ujya witegereza umunara ndawutegereza burya umunara buri joro haba hariho agatara kamyasa umutuku ko n'ubundi iryo tara ritamurikira abantu ko ntacyo rimaze ukeka ko rya tara rimaze iki riba riri ku munara wabite kubaza ibibazo bizima ubundi mbere wari usiye n'indi urabona amaze kwiyero ndabeshya se
utakoze ibibazo bisaba gutekereza. Thank you very much. Thank you. Niko kabisa. Kuki iryo tara hori imyasa ntawe uri muri kira. Ririya tara ngerekana ko umuntu arukora. Oya, no. Wakishe, nkoreka ko munara uri gusa. Oya, wakishana wherever you can say it's good, ariko wakisha shinyagure n'umurambo wacyo. Dore uburyo bimeze rero. Dore kariya gatara, murabona ko mu kirere nta bantu bahagenda. Ikindi kandi tumenya ko umuntu ari gukora ko amatelefone yacu ari kwakira sinyare bigakunda. Icyo gihe nari birashoboka gukora kandi bakanabikopa nkana. Oya, ikindi buryo ufite sinyare umuntu ari gukora. Ahubwo dore kibyihishe inyuma. Indege zo mu kirere biriya tara bimyasa ritari kubita rifite connection na kajugujugu n'indege zigendera hasi nukuvuga ngo ndetse na satellite bishobora kuba bifite connection nubango y'indege iri mu kirere ikabona riya tara rimyasa ntago ya ikora ibishoboka byose ikajya hejuru uwo munara kugira ngo itawugonga niyo mpamvu rero karagatara kamyasa ndagenda nacyemeye icyanyuma izina rya Yesu nyakurikira bamwitaga ni iri ubundi original Yesu ryari wowe nawe Yesu ryari Yesu kera akivuka biri avuga ngo zabyara umwana uzamwita Yesu ubundi izina rya original ni iri oya ndakibasubiza biri bwaravuga ngo icyo biri ivuga dore uzatwita uzabyara umwana zitwa Yesu izina rya nyakuri ni iri ntaryo tuzi ndari basobanura ubundi izina rya nyakuri ni Yosuwa Joshua ako cyarapfumaguritse yari yiswe ryari mu myaka ingahe nyine ariko nubundi Joshua nubundi ni Yesu buri guhindura mu rurimi nusoreje aho ngaho bya Yesu na Yesu naho tubyemeye okay thank you very much thank you